rimuzira muze misigara gusa ariko nagira ngo nkubwire ngo imana yawe ntabwo ihunikira, imana yawe ntabwo isinzira, imana yawe ihora ikureberera. Imana ishimwe. muze mwisigara. Tubashimira cyane, imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Muri kudushyigikira cyane, ni ukuri imana ibaha umugisha. Nawe urebye iyi video muraho neza, mumeze mute? Twebwe tumeze neza, nanone turashima Kristo mu ijuru, tukanashimira abantu mwese, umuryango mugari wo kuri Fils na Carine. Tubashimira cyane, imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Muri kudushyigikira cyane, ni ukuri imana ibaha umugisha. Nawe urebye iyi video utarakanda subscribe, twagusaba ngo udukandire kuri subscribe. Nta kindi bisaba, ni ugukanda hirya ya Fils na Carine muri telefone yawe, ahantu hari agatriango kanditsemo subscribe, ugakandaho gusa, imana ikaguha umugisha. Turagarutse rero, tugarutse kuvuga imirimo y'Imana, kuvuga ineza y'Imana, kuvuga imirimo ikomeye, urukundo rukomeye rw'Imana dukunda. Turashima Imana, turashima Imana cyane, tubikuye ku mutima. Byaraturenze. Imana iriho, Imana irakora, Imana irahambaye, Imana ifite imbaraga, ifite ubutware mu buzima bwacu, itwitaho tudakwiriye. Imana ishimwe kandi ahabwa icyubahiro. Reka tubanze dusenge mbere ya byose kugira ngo ibintu byose tugiye gukora twiragize Imana. Nturareka ngo ntugende udakanze subscribe, utarebye, utumvise imirimo y'Imana tugiye kubabwira. Tugiye kubakomereza aho byari bigeze, inkuru cyangwa ubuhamya bukomeye Imana yakoze mu buzima bwacu. Mubane natwe. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana ihambaye, Mana ifite ubutware, Mana ifite ubushobozi, Mana itwitaho, idukunda urukundo rwinshi. Tugushimiye cyane ko warinze ubugingo bwacu, warinze imibiri yacu, warinze imitima yacu, turahumeka, nta gikuba cyacitse. Kristo wagumanye natwe, watwitayeho, imbaraga zawe zagumanye natwe. Mana turagushimiye. Muri mbye yaravuze ngo dushime umwami wo mu ijuru, dutange n'ibyo tugushimisha, kubera ko imirimo wadukoreye irahambaye. Mana habwa icyubahiro. Warinze umuryango mugari kuri Fils na Carine. Buri wese uri kutureba no ko wamurinze, kuko hari benshi bapfuye, hari benshi bavuye mu mubiri, ariko twebwe turahumeka. Turashima izina ryawe mwami Imana, no habwa icyubahiro. Turakwiragije ngo zibane natwe, ibyo tugiye kuvuga bikore ku mitima ya benshi. Mana uhabwa icyubahiro ku bwabyo, izina ryawe nirishimwe. Ngakomeza kudushyigikira no kutwitaho muri byose, mu izina rya Yesu, amena. Mana iduhane umugisha. Twagarutse rero kubera ubuntu bw'Imana, kubera imirimo y'Imana ihambaye yakoze mu buzima bwacu, kubera ubutware bw'Imana. Turashima Imana. Tugiye kubanza dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Nehemiya, igice cya 2, umurongo wa 17. Titire y'amagambo iravuga ngo Nehemiya akomeza abantu ngo bubake. Umurongo wa 17 uravuga ngo mperako ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike i Yerusalemu, tutagumya kuba igitotsi. Mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye uburyo kwangiriye neza, mbabwira n'amagambo umwami yambwiye. Baravuga bati nimuhaguruke twubake, nuko biyungamo bagira imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Imana iduhana umugisha cyane. Ndumva ndyohewe wa mugani w'Abarundi
ndumva nishimye. Umwami ni mwiza pe, yagize neza. Dusomye rero ijambo ry'Imana riryoshye cyane kandi riri no muri uyu murongo ibyo tugiye kuvugaho. Ni igihe Yerusalemu hari harabaye amatongo, hari mu mvugo z'ubu ngubu bari barabashimuse Abisirayeli benshi, basenya inzu zabo, barageragezwa, bahura n'amakuba menshi, bahura n'ingorane nyinshi zikomeye zibagoye mu mitima yabo. Muri icyo gihe baratatana, ntibari bagisenga, ntibari bakibona uburyo baganira, ntibari bakibona uburyo basurana nka mbere. Muri make ubuzima bwari bwaramaze guhinduka, bari mu bigeragezo, bari mu bihe bibi bigoye. Natwe rero turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, turarwana n'isi, turarwana n'uyu mubiri, turarwana n'ingabo z'umwanzi Satani. Kandi koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Hanyuma rero Nehemiya abona ko bameze nabi, abona ko bamaze guta ibyiringiro, abona ko bamaze gusubira inyuma. Iyo habayeho amakuba n'ibyago, abenshi basubira inyuma, abenshi barananirwa, abenshi bata ibyiringiro, bakareka Imana, bakihakana Imana. Twibuke gato Yobu amaze guhura n'ibigeragezo, abana bamushiraho, umugore aragenda. Ntitubivuge mu magambo gusa, ubitekerezo byishyiraho. Ese bikubayeho, abana bakagenda, umugore akagenda, cyangwa umugabo akagenda, ubutunzi wari ufite bukagenda. Ubu turi kuvugana hari n'uri kubireba byamaze kubaho. Ariko se warakomeje, urasenga, wiringira Imana, ukomeza gukiranuka, ukomeza kugirira Imana icyizere, ukomeza kwizera Imana? Ni ikibazo. Kristo ari muri njyewe just now. Nanjye nakubaza nkuko Imana yabikubaza, kuko iri muri njyewe. Ese nyuma y'ibigeragezo wahuye nabyo, nyuma y'amakuba, nyuma yo kubura ibyo kurya, nyuma yo gusonza, nyuma yo gusohorwa mu nzu, nyuma yo kugira ibibazo bitandukanye, kubura minerivare, nyuma y'inzara, yo kwambara ubusa. Ndabizi ko hari abantu bajya ku ishuri, bajya gusenga nta myambaro. Nkuko nabivuze muri part 1, nubwo nabivunaguye, nababwiye uburyo najyaga njya gusenga twambaye inkweto za kamambiri, mu by'ukuri tukava mu rugo zicitse, tukagenda tukajya ku rusengero, tukajya mu murimo w'Imana. Umuntu akagendera kamambiri agashyiramo akarere kugira ngo agende neza, yagera ahantu hari abantu akagakuramo akigira nk'aho ari bwo urukweto rugicika. Ariko akaguma kwiringira Imana, tukaguma gusenga, ntiducike intege. Amajwi ya Satani rero iyo umuntu ari mu bibazo araza akakubwira ngo ubundi wabiretse. Yarazaga bati ubundi nta nkweto, Imana ntibibona ko nta nkweto mufite, muragenda museba mukurura mu biki mwakagumiye mu rugo. Ariko ayo majwi ntituyiteho, twibangoreka tujye imbere y'Imana, kuko yaba ibihe byiza, yaba ibihe bibi, byose bijya biza mu bushake bw'Imana. Hari igihe Imana ibishaka kukugerageza, hari igihe Imana igitanga umuntu wayo kugira ngo imugerageze, kugira ngo mu gihe gisa gutya tuze kubabwira imirimo y'Imana. Haleluya. Aho wicaye twikiriza uvuga ngo amen. Abantu batazi ubusobanuro bwa haleluya, iravuga ngo Imana ishimwe. Kandi koko Imana ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe. Ivuga ngo amen. Bisobanura ngo bibe gutyo, Imana ishimwe. Hari umuririmbyi wavuze ngo twanyuze mu mashyamba y'inzitane, tunyura mu misozi, ariko ntiwadutaye, ntiwadusize twenyine. Twabonye imbaraga zawe, tubona imbaraga zawe Mana we. Twabonye ukuboko kwawe, tubona imbaraga zawe Mana we. Imirimo y'amaboko yawe Mana twarayibonye, turayihamya. Imirimo y'amaboko yawe Uwiteka twarayibonye, turayihamya. Amaso yacu yarayibonye, intoki zacu ziyikoraho,
amen. Imana iduhane umugisha. Mpamvu mvuze gutya no kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana neza. Ndirimbo ivuga ngo twabonye imbaraga z'Imana, twabonye ukuboko kw'Imana, imirimo y'amaboko y'Imana twarayiboneye. Ntabwo twayumvanye abandi, ahubwo twarayiboneye, amaso yacu yarayiboneye, intoki zacu zayikoreyeho. Twe turi kubabwira ubuhamya bwo umwana wacu. Twebwe iyo tubitekereje akenshi amarira adutanga imbere, atari uko dufite amarira menshi, atari uko kurira ari ubugwari, atari uko hari ikindi, ahubwo tuba twibutse iyo mirimo y'Imana amaso yacu yiboneye. Twabonye Imana igenda, tubona Imana ikora. Hari ijambo ry'Imana riri muri Daniel, yafashe igihe arasenga. Ni muri cya gihe umwami yari yabonye ibintu ananirwa ku ubusobanuro bwabyo, arangije aravuga ngo abakonikoni abwira abantu be b'abapfumu n'abaki ngo baze bamusobanurire, birabananira. Hanyuma ashyira itegeko rivuga ngo buri muhanuzi wese, umuntu wese ufite ikintu ahuraho n'ubuhanuzi agiye kwicwa. Hanyuma Daniel abyumvise, afata umwanya wo gusenga Imana, afata umwanya ajya mu cyumba arakinga, gafungura idirishya ryerekera i Yerusalemu. Arangije ahamagara Imana, afata iminsi arasenga, iminsi 40. Hanyuma marayika aje aramubwira ngo gusenga kwawe kwarumviswe ugitangira gusenga, ariko ibisubizo bye byatindijwe n'abamedi n'abaperesi baba mu kirere. Imbaraga z'umwanzi, imbaraga z'umwijima ziba hari mu kirere. Hari haje marayika wa mbere, hanyuma uwo wamuzaniye ubutumwa yari uwa kabiri ukomeye Kristo yari yohereje kugira ngo yihutane ubutumwa bwa Daniel. Aramubwira ngo ku munsi wa mbere twari twakumvise, twohereza n'ibisubizo, ariko ntibyakugeraho, bisaba yuko Imana yohereza izindi mbaraga. Natwe rero hari aho byageze, Imana irimanukira, Imana ishimwe, iraza turayibona. Bantu b'Imana, umuntu waremwe n'Imana, waba uyemera Imana waba utayemera, Imana iriho kuko twarayiboneye. Ntabwo ariyo twumvise yakoze imirimo n'ibitangaza yereka igahirima gusa, ntabwo ari Imana yaciye inzira mu mazi gusa Abisirayeli bakambuka, ntabwo ari Imana gusa twumvise yuko yahinduye amazi divayi mu bukwe babuze icyo kunywa, ahubwo ni Imana yatwubakiye urugo bikomeye, yarangiza ikaturindira umwana agapfa inshuro nyinshi, Imana ikamuvana mu rupfu. Haleluya, Imana ishimwe. Hanyuma iri jambo ry'Imana Nehemiya ngo abona ko bameze nabi, abona ko i Yerusalemu habaye amatongo, bari barahatwitse, bari baratwaye abantu, baranyaze abantu benshi, abantu bari mu gahinda, igihugu kiri mu mwijima, igihugu kiri mu bihe bigoye. Nehemiya ariko yicaye ngo yibuka imirimo y'Imana. Imana ishimwe. Kwibuka imirimo y'Imana bituma umuntu akomera. Kwibuka iby'Imana yakoze bituma umuntu yongera kwiyungamo imbaraga, akongera kugirira Imana icyizere ko Imana yakoze ibya mbere n'ibyo uyu munsi yabikora. Nawe nagira ngo nkubwire mama, nagira ngo nkubwire papa, nagira ngo nkubwire mushiki wacu, njya nkubwire nawe musore, nkubwire nawe mwana muto uri kutureba ariko uzi ubwenge, uzi Imana. Nagira ngo nkubwire ngo iby'Imana yakoze bigutere kumva ko n'ibyo itarakora, Imana ishimwe, n'ibyo itarakora nabyo ejo Imana yabikora. Haleluya, Imana ishimwe. Akaririmbo ko mu cyumba ndimo ndashaka ko tuzakorana ikiganiro turi gusenga Imana, mu byitegure nabyo tukarambura umukeka. Nshaka gukora akantu ku ibihe byo ku karago, tugasenga Imana, tukibutsa ibihe byo gusenga, tukongera tukabwira Imana, kuko ibintu byose biva mu gusenga, kandi gusenga no kuganira n'Imana. Kandi tuzi neza ko mu biganiro tujya tuboneramo imbaraga, tujya tuboneramo ibitangaza by'Imana. Imana igakora ibikomeye, Imana ikazura ibyapfuye. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Nehemiya yibuka uburyo Imana yagiye ibagirira neza, yibuka amateka. Aho kari murenge uvuga nakakera ko ku karago ngo ibyo yakoze nibyo byari bikomeye cyane, n'ibisigaye na byiza bikora neza. Jya bwira abana iby'Imana ikora.
haleluya. Nanjye ndi kubabwira iby'Imana ikora kuko twarabyiboneye, twarabibonye, amaso yacu yarabibonye. Hanyuma Nehemiya ngo yibuka uburyo Imana yabanye nabo, yibuka uburyo yabanye n'ibisekuruza bya kera, uburyo Abisiraheli bavuye kwa Farawo, Imana imaze kubakorera imirimo n'ibitangaza. Farawo yari yaranze kubarekura imyaka irenga 400, yarangiza akabarekura, yamara kubarekura nabwo Imana ikanangira umutima wa Farawo, akavuga ngo tubakurikire, bakabakurikiza amagare, bakabakurikiza amafarashi. Bageze mu kibaya, iburyo bareba bakabona ni imisozi, imbere hari inyanja, inyuma hari Farawo. Bivuze ngo ni cyagiye umuntu agera mu kibazo aho abona nta nzira n'imwe isigaye. Nawe uri kutureba, shobora kuba uyu munsi ufite ibibazo bikuzengurutse, ufite intambara zikugoye, uri mu ushobora kuba utarwaje umwana nkuko twari tumurwaje arembye, ushobora kuba utarahuye n'ibibazo byo gushaka, utarahuye n'ibibazo bimeze nk'ibyacu neza. Ariko impamvu tuba turi kubabwira iyi mirimo y'Imana Imana yadukoreye ni ukugira ngo mwumve cyangwa wumve ko iyo mirimo Imana yadukoreye nawe yabasha kugukorera, kuko uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Imana yacu ntabwo isinzira, Imana yacu ntabwo ihunikira. Umwungeri yavuze ngo mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka we, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira, isakurinda amajyana masa, none no mu bihe bidashira. Imana ishimwe. Hari igihe ugeramo hagati y'iyo misozi ukubura amaso yawe ukabura gutabarwa, ukareba iburyo ukabona ni imisozi, ukareba nyuma yawe ukabona ni ingabo za Farawo, wareba imbere ukabona hari inyanja ihorera cyane, ukareba gutabarwa ukakubura. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo Imana ntabwo igihunikira, ntabwo isinzira ku buzima bwawe. Uyu munsi ushobora kuba waburaye, ushobora kuba wambaye ubusa, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana yawe ntabwo ihunikira, Imana yawe ntabwo isinzira, Imana yawe ihora ikureberera. Imana ishimwe. Haracyari ugutabarwa, haracyari ibyiringiro. Ndabyibuka hari igihe turi mu bitaro turwaje umwana, hari igihe cyageze narabibabwiye, abantu baradusuye pe, tukigera mu bitaro baradusura, bakaza bakuzura, abaganga bakajya batwinuba, bakatubwira ngo mwabwiye abo bantu, bakajya baza mu byiciro, tukababwira ngo n'ubundi n'ibindi byiciro byabanje abantu babaje. Baradusura, tukabona amafaranga, tukabona abantu, tukabona ihumure ry'abantu, ariko igihe cyarageze abantu barabura. Kandi twari mu bitaro twishyura buri munsi fagitire iri hejuru, umva umwana wacu yabaga kuri oxygene utabasha guhumeka, we yabaga kuyo bita CPAP yo irenzeho cyane, itanga umwuka urenze wa turiya oxygene tundi tuba dufite amazi. Twishyura buri munsi, turi bwishyure inzu, turi bwishyure umukozi mu rugo. Umva nabaga mu bitaro sinari bujye kumesa imyenda y'umwana mu rugo ngo nongere nyigarure, byasaba ko mafite umukozi mu rugo. Hari igihe kigera ugasigarana n'Imana, ugasigara ubona iburyo nta byiringiro, ugasigara ubona ibumoso nta byiringiro, imiryango ikagusiga,
inshuti zikakuvaho. Ndi kubikubwira uri kutureba, ushobora kuba ubirimo cyangwa ushobora kuba waranabivuyemo. Nimba warabivuyemo ufatanya nanjye gushima Imana. Nimba ukibirimo nagira ngo nkubwire ngo Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntabwo isinzira. Imana irinda urugo rwawe, ihora iri maso ntisinzira. Imana ishimwe. Icyo gihe ndabyibuka, hari igihe twagezemo noneho abantu barabura, abantu barabura pe. Noneho ukuntu Imana irisereye kugira ngo ibanze kwigishe neza, n'akazi sheri karabanje karahagarara. Tuba turi mu bitaro, turi mu nzu ikodeshwa, dukeneye kurya, dukeneye kunywa, kwishyura ibitaro, kandi n'ubundi expenses z'umwana ziba zigikenewe. Umwana aba akeneye pampa, n'ubundi nubwo yararwaye, nkeneye kunywa cyane kugira ngo mbone amashereka kwikama. None udafite amashereka birababaza. Abamama murabizi, hari n'abatabizi batigeze kwikama, ukajya wikamira umwana buri masaha 3 ukabona bibera amashereka mililitiro 100. Byari bigoye mu by'ukuri, ntabwo byari byoroshye. Byari ibihe tubona ari umwijima gusa, byari ibihe tubona ko nta byiringiro. Twajyaga twicara tukavuga se ko tujya dusenga ngo Imana iratabara, ese uyu mwana azongera abeho? Uyu mwana azongera ahumeke atari ku mwuka? Najyaga nibaza, nageza isura y'umwana wanjye ndayibagirwa atari kuri oxygene. Nkajya nibaza ngo subu atari kuri oxygene yabasa gute? Abantu mwabyaye murabizi, umwana wanjye arinze agira amezi 4 ataronka, kandi nabaga mfite amashereka menshi. Nkajya nibaza se nanjye nzabasha konsa nk'abandi babyeyi? Uyu mwana nzamuterura atari ku mwuka? Yagize n'amezi 4 atazi umugongo ukuntu usa. Muri ko byumva, ukwezi kwa mbere ibyumweru 4 birashira, ukwa kabiri kurashira, kwa gatatu kurashira, kwezi kwa kane kurashira. Umwana atazi umugongo, umwana atazi ibere. Twari dufite igikomere gikomeye cyane. Nkajya mvuga se nanjye nzahiga nk'abandi babyeyi. Umwana aragenda araremba, tubanza kumurwaza nkuko nabibabwiyeho nari ngeze. Murwaza tutazi ikintu arwaye, kurwaza uruhinja rutari kubwira ngo ndababara. Abantu mwadusuye mwarakoze murabizi, ariko namwe mutadusuye mwabitekereza nk'abantu nkuko ndi kubibabwira niko byari bimeze. Ntacyo ndi kongeramo, nta nicyo ndi kugabanyaho. Umwana indwara irabura, kandi umwana ntiyongera ibiro. Umwana agumana bya biro yari afite. Tugumaho mu bitaro twicaye tukibaza iburyo, tukabona se umwana arwaye iki? Umwana ese Mana ni ikihe cyaha twakoze kitababarirwa cyatuma duca muri ibi bintu? Ariko nagira ngo nkubwire ngo ibyo uri gucamo Mana ishimwe. Hano hari indirimbo irimo mushaka ko mutari kuyumva, ariko iravuga ngo no mu byago nzaririmba ngo ndamahoro. Imana ishimwe. Ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Imana ishimwe. Twagiye dukomezwa n'iryo jambo ry'Imana. Ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Imana ishimwe. No mu byago urimo ujye uririmba ngo ndamahoro. Satani araza akakubwira ngo ihebe, akakubwira ngo tuka Imana nkuko yabibwiye Yobu. Ariko icyatumye Yobu aca muri biriya bigeragezo byose byo gupfusha amatungo, agapfusha abana, agapfusha umugore, nuko yakomeje akubaha Imana, ntacike intege. Ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, ngo Yesu ampa ibyo nkennye byose ndamahoro. Natwe icyo gihe cyarageze tukibaza igisubizo aho kizava. Babura indwara y'umwana, tukomeza tuba mu bitaro, akazi ka sheri karahagarara. Kandi
buri munsi baratwishyuza ibitaro bakatubwira ngo tujye kwishyura, ariko ndashimira Imana, ni umubyeyi mwiza. Ndashimira Imana ko ari Imana itajya ihinduka. Ndashimira Imana ko ishobora byose. Ndashimira Imana ko ari umugiraneza. Ndashimira Imana ko itajya ihinduka. Imana ishimwe. Imana yaturinze guseba, iduhagararaho, iraturengera, itwitaho. Ntitwigeze tubura amafaranga yo kwishyura mu bitaro. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo gihe cyose twishyura buri munsi turi muri ubwo buzima, ntitwigeze tuburara. Ariko hari igihe cyageraga tukabona noneho inyanja irahorera, tukabona inyuma Farawo aratwegereye, tukabona iburyo nk'uko nari kubabwira mu ijambo ry'Imana uko Nehemiya yabyibutse. Ndaza kurigarukamo ijambo ry'Imana n'ubundi ndacyari mu murongo ndaryibuka. Tukibaza ahantu igisubizo kizava. Nahoraga muri icyo cyumba nta gusohoka, nagezeho nifuza no kureba hanze, nkumva sinibuka ubuzima bwo hanze, sinibuka, nkumva ni nka gereza muri make. Nabaga nishiye mu cyumba kimwe, umwana uri kuri oxygen ntiwamusiga n'umunota n'umwe, twarahoranaga. Kandi buri masaha 3 nabaga ngomba kuba mfite amashereka ya mililitiro 100. Kwikama rero ukagenda wikama n'uburyo bijyana byageze aho amabere yanjye azaho ibisebe neza neza, najya mfata ibere nkumva riratonekara, nkajya numva. Ubwo buzima bwose tubucamo, bigera aho ngaho noneho nkuko nandi kubibabwira, tukabona amafaranga yadushiranye pe burundu, tukabona amafaranga noneho kuza kwishyura ntayo dufite. Kandi ubwo ahantu twari turi byasabaga ko wishyura kugira ngo batere umwana imiti, urishyura ukajya kuzana imiti bakabona kuyimutera. Bikaducanga, twarangiza tugashyiraho rido hano twari turi n'umwana na sheri, tugapfukama hasi, tugahamagara Iyera yo mu ijuru. Hari umuririmbyi uvuga ngo arahumuriza, arakunda afasha abashavuye, arahumuriza, arakunda afasha abashavuye bose. Nimuhumure ntacyo tuzamuburana Yesu, nimuhumure ntacyo tuzamuburana. Yaraduhumurije icyo gihe, tukabona byose byashize, tugapfukama, tugasenga, tugahamagara Imana, tukayereka uko bimeze, tukayibwira. Twajya kubona tukabona Imana dukoreye igitangaza gikomeye, ikabiduha amafaranga. Icyo gihe cyose twamaze mu bitaro ntitwigeze tubura amafaranga yo kwishyura. Kandi muri kubwumva ubwo buzima bwo gukodesha, sheri nta kazi afite, turi mu bitaro, umwana agomba kubaho. Nanjye narabibabwiye, nabaga ndi mu bitaro, narabyaye, bambaze umugongo, ukuntu wabaga umeze, wabaga unijya, kandi ari ukuguma nicaye ntaryama. Nari kuryama se umwana wanjye akavana oxygen, abyuka nsanga yapfuye. Nta nubwo wabona ibitotsi. Umwana wawe ameze gutyo, umwana wanjye aribwa, umwana wanjye yarajyazana ibisebe mu mugongo kubera guhora aryamye. Umva umwana bakeneye kubuja umwana, bagapima ibiro bagasanga wapi ntibijya byiyongera. Umwana umuzi ukuntu impinja zikura vuba, umwana neza neza amagarama yanga kujyaho. Batwohereza i Kanombe ngo bajye kureba ko yaba afite ikibazo cy'umutima, basanga umutima ni muzima. Turongera tugaruka Kacyiru, tubayo ubuzima bugoye pe, bugoye. Nanjye ndwaye bigenza kugira ngira ikibazo ahantu bambaze kubera guhora nicaye no kutaruhuka. Barankanda, ndababara, hajemo tangiye kuza ibintu by'amashyira n'ibiki. Ariko Imana hose iraturengera, iradushyigikira. Ndabyibuka byari birebire, ntabwo byose nabivuga ngo mbirangize. Bakumucisha muri radiography bakavuga ngo ntabwo bari kubona umutima we neza, ngo ibihahake, ibintu bidasobanutse birabacanga. Ariko nagira ngo mbabwire ngo hari Imana ishobora byose, hari Imana itabara, hari Imana igira neza.
ngo Abisirayeli ngo babonaga ngo Farawo abegereye ngo babura inzira, ngo ariko barangije ngo bari bafite umwungeri witwa Mose, ngo arangije ngo ajya ku musozi ahamagara Imana, batangiye kwitotomba, ngo Imana iramubwira ngo iyo nkoni ufite, natwe dufite inkoni twahawe n'Imana ariyo gakiza. Wowe utaragira agakiza, utarizera Yesu, nagira ngo mbanire kukubwira ngo reka ibyaha, va mu byaha, izere Yesu, umusabe, ateze amaboko, aracyagushaka nawe. Papa aragukeneye, aragukeneye mama, aragukeneye mukobwa mwiza w'Imana, aragukeneye nawe musore mwiza w'Imana. Nimuze kuri Yesu, nimuze, araguhamagara, nanjye arampamagara, nguze uze kuri Kristo. Atanga amahoro, atanga ibyishimo, atanga umunezero. Wowe wari wihebye, wowe wari ufite ibibazo bitandukanye, ngwino kuri Yesu uhabwe ino nkoni ariyo gakiza, kubera ko kuko Mose yari afite irankoni, niyo yavuyemo igisubizo cyo gutambuka Abisirayeli bagakomeza bakagenda. Nta nkoni ufite, iyi nyanja wayambuka gute? Ntago byashoboka. Ariko kubera ko yari afite inkoni ariyo gakiza twahawe na Kristo, kuko yari afite irankoni, yarambwiye ngo genda ufate iyo nkoni uyirambike hejuru y'amazi, ngo amazi acikamo kabiri barambuka. Natwe hari inkoni Imana yaduhaye, niyo yatumye twambuka iyo nyanja twari turimo. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma rero tumaze kuva i Kanombe, ndabyibuka turagaruka mu bitaro, nkajya mvuga se uyu mwana tuzamubona ari muzima. Hari igihe cyageze, ntago ngiye kubabeshya, dutangira kwiyakira ko ashobora kugenda. Turavuga rero, twaramusengeye bihagije, abantu baradusuye baramusengera, bakozi b'Imana baraje baramusengera batandukanye, n'abantu bagiye badusengera aho bari muri different location baradusengera, ariko umwana akomeza kuremba uko bukeye nuko bwije, akaba ari bwo aremba. Ndabyibuka umunsi yaragiye Satani amwibye, nararyamye nijoro, urumva yabaga ari kuri oxygen, numva nanjye narabazwe, sinaruhuka, fatiraho n'ibyo bitaro, nabaga ndi njyenyine n'umwana. Sheri ndacyamushimira, yatubaye hafi, yabaye umugabo w'intwari. Ndabizi Sheri uzarebye ikiganiro, uri umugabo w'intwari. Imana ijya iguha umugisha, Imana ijya ikwitaho, ijya iguhaza umunezero, ijya iguhaza kuronka, kandi ijya iguhaza imbaraga muri uru rugendo, kandi izaguhe n'iherezo ryiza. Nicyo kintu gikomeye numva nakwifuriza Imana yazaguha, nkumva ndishimye, izaguha ubugingo, uzabe mu gihugu cyo mu ijuru. Sheri yabaye intwari, tukajya turarana kwa muganga, n'akazi katarahagarara akazinduka agenda mu kazi, kandi yari kwa muganga. Ndabyibuka yajyaga ataha saa 8 z'ijoro ari bujye mu gitondo mu kazi buri munsi, kaza kutwitaho akamfasha kumuha amashereka muri sonde. Namuhaga amashereka muri sonde buri masaha 3, agasonde gato cyane, usukamo amashereka ugategereza kamanuka, ntago fosinga, nkategereza, ariko wa mugongo njya, ariko ibitotsi binyica. Ndabyibuka ari nabwo ndi gushyiramo nk'amashereka, ibitotsi bikanyica, nkaba nikubise nyamennye ku mwana. Cyakora Imana yagiye indengera, nkavuga ati baze iyo amugwa nko mu mazuru. Bwari ubuzima bugoye, ndabyibuka. Hari aho byageze ngewe mu mutima wanjye nka mama we, ndavuga uyu mwana ukuntu ababaye, ukuntu amerewe, reka Mana noneho ndarekuye, wanamwisubiza kugira ngo uyu mwana wanjye akomeze babari muri ubu buzima bugoye. Nta ndwara, no kumutera inshinge buri munsi, no kumuriza buri munsi. Umwana akajya ukabona ashaka konka, ukabona kararyamye kari ngo kari gushaka konka, ntemerewe kumuha ibere, iminwa iragenda iruma, ibisebe biza mu mugongo kubera guhora aryamye. Wamufata akaboko kajya wumva ashaka kumwegura kubera ko gushaka kweguka, kandi ntibyari gukunda kubera ibintu bimuhunguka yabaga ariho. Umwana tubaho babura indwara, ahora kuri oxygen, ariko anyunyuka nta biro. Umwana agumana ibiro yavutse afite ukwezi kurashira, gifite ibiro yavutse afite ukwa kabiri kurashira. Tunashimira umuganga w'umudokiteri wacu wadufashije, yubahwe n'ukuri, Dr. Liane Kacyiru, akomeza kudukurikirana, adusabira transferi,
tujya Faisal ngo basi bamucishe muri scanner barebe, naho tujyayo tugeze bamucisha muri scanner haza ibisubizo, batubwira ko noneho ibisubizo ngo babonye ngo diaphragma ishobora kuba iri paralize. Abantu batazi diaphragma mu Kinyarwanda ni igicamakoma, ni inyama ngo iba hano hagati y'ibintu byo mu gituza n'ibintu byo mu nda, hano hagati, kugira ngo bidahura nyine ibintu byamara byo mu nda bidahura n'ibintu by'ibihaha n'imitima, ibintu biba hejuru. Tubwira ngo ishobora kuba iri paralize. Ikindi baratubwira ngo amara ye ngo ari mu bihaha. Iyi nkuru turayumva, namwe murabyumva, biratugora cyane kubyumva. Baratubwira ati rero shuwa yonyine ihari nuko bamubaga. Baratubwira ati kandi kugira ngo babage nibura umwana nuko agomba kuba afite yarageze amezi 6 kandi akaba afite ibiro nibura biri hejuru ya 6, kandi umwana wacu yeranze kuva ku biro 2500 ibyo yavutse afite. Imana tugiriye neza agira 3, abigumaho pe, abigumaho ibiro 3 muri kubyumva. Umwana ufite ukwezi nibura, umwana umeze neza agira amezi 2 afite mu biro 6, 5 gutyo. Hari n'abana banavukana n'ibiro 5, agumana ibyo biro 3 nta kwiyongera, aho ukabona aragenda yoyoka. Hanyuma aratubwira ngo shu ihari niyo kumubaga. Turacyari mu bitaro, umwana ibiro ntibijya byongera, wibaza ibyo biro 6 bizagera ryari? Umwana w'ukwezi kumwe umega azagera amezi 6 ryari? Byari ibintu bigoye, byari ibintu bikomeye, ariko Imana iraturengera. Nagira ngo bamenye tuba turi kubabwira no kugira ngo tugukomeze, nawe uri mu byago, nawe uri mu makuba, uhumure, ukomere. Uri mu buzima ubona ko nta gisubizo gihari, ubona ko nta byiringiro bihari, ubona ko nta gutabarwa guhari, tugira ngo tukubwire ngo ukomere umutima. Imana irahari. Imana ni umubyeyi, Imana ni umugira neza. Aho abandi babona ko nta byiringiro, aho abandi babona ko nta gutabarwa, niho Imana igize igakora. Nari nagatarutse ndabyibuka icyo gihe umubiri warananiye kubera ibitotsi no kunanirwa no guhora nicaye. Ndavuga ngo reka nihengeke gatoya ndyame ndeba basi nduhura umugongo uri kundya. Ndabyibuka hari nijoro turyamye, ntumbaze ngo oxygene yacomotse gute, ntumbaze ngo byagenze gute, ibyo ntabyo nzi, ariko icyo nzi cyo nuko ari umugambi w'abadayimoni bari yeranje mu mbaraga zabo, bashaka uburyo oxygene icomoka. Ngiye kumva numva umwana ari kurira, ararira, ndabyuka ndahoza. Urumva umwana yarariraga bigahorana n'icyo mu nda. Murabizi ababyeyi ukuntu icyo mu nda kizengereza impinja, kugira icyo cyo mu nda n'ubwo burwayi afite budasobanutse, ahora aterwa inshinge, afite ibintu bya oxygene mu mazuru, gahinja kaba gashaka kubyikuraho, nkahora nshyiraho spiradara ngo katabikuraho. Ndabyibuka iryo joro nabonye Imana. Iryo joro ryambere ijoro ry'ibitangaza, ryambere ijoro ryo kongera kugirira Imana icyizere. Nubwo najyaga numva ntangiye gushika intege, ariko nongera kongerwamo imbaraga, nongera kumva ko nkomeye, nongera kumva ko Imana ihari. Ndangije ndahoza ndaririmbira no kumuhoza umwana, ariko ibaze guhoza umwana utemerewe kumuterura byabaga nabyo ari akazi gakomeye. Yari yariraga, umwana amara umwanya ari kurira yahogoye. Noneho sinzi ukuntu ni nk'amareka wankoze umwana neza, ndi kubibona ko ari kujya abura umwuka. Noneho ahantu abaganga baga bari ni kure, nkabona nimusiga ngiyeyo ndasanga yapfuye kubabwira. Mbura nta telefone mfite, guhamagara umuntu uri hirya ku gitanda twegeranye nabyo birananira, mbura icyo gukora. Aho ngaho iryo joro nabonye Imana, mbona nta wundi muntu nsigaje. Ndavuga ninjya mbese ubwenge buracanganyikirwa, sinagira ubwenge bwo kubwira umuntu uri kuri icyo gitanda cyo hirya. Numvaga bose banisinziriye kujya kumukangura, umwana ari gupfa birancanga.
ndi kurwana no kugira ngo umwana ngire uko nshoboye ndebe ko basi yakongera agaruka mu buzima. Sinzi ukuntu nazamuye amaso ni nk'amareka wankomanze, ndebye hejuru mbona oxygene yacomotse kare. Umva yo tenze mu bitaro buzi kubyicomekera, mba ndafashe vuba vuba umugozi, mba ndawucometse vuba vuba, mba nsubijeho umwuka, njye kubona mbona arahembutse. Mpita ngo Mana ushimwe. Aho ngaho naho nabonye Imana. Iryo joro nabonyemo Imana, mbonamo Imana ikora ibitangaza, umwana wanjye agarura ubuzima. Iyo ntareba aho hejuru sinari bumenye ikibazo umwana yari kumfana, kuko narebaga no kujya hirya kureba abaganga nimusiga ndasanga byarangiye. Aho naho Imana iramuzura iramugarura. Ubu indi nshuro ya kabiri simvuga ivuriro byabereyemo kubw'umutekano waryo, kuko nabwiye ko twagiye mu mavuriro atandukanye menshi. Bamushyizemo sonde aho kugira ngo bayerekeze mu gifu, kuko bamushyiragamo sonde mu zuru bakayisunika kugira ngo ijyane ibintu mu gifu, ayo mashereka nashyiragamo. Hanyuma iyo ni indi part 2 Imana yamuzuye ikamukora mu rupfu. Hanyuma umwana bayerekeza mu bihaha, noneho kizemo amashereka muri sonde, amashereka yigira mu bihaha. Umwana aragagara, umwana abura umwuka, umwana ibimenyetso byo gupfa byose biraza, abaganga barahurura. Bibaza umwana wanjye mbona ari kugenda, nicara hirya ndarira, ntangira kwiyakira. Aho ngaho no Satani yaramwibye. Abaganga baza bongera oxygene, bagikora ibyo bakora, barapompa umwuka, bagira ibintu byose. Satani abayisha uko byagenze. Umwuka w'Imana aza ku mudokiteri umwe, ni nk'umwuka w'Imana niko mbifata wamujeho. Arambaza ngo bijya kuba bigenze gute, ndamusobanurira sinzi ukuntu yabitekereje. Ahita afata serenge, ahita arakurura amashereka yose arayakurura. Ngiye kubona abona umwana arakoroye mu buzima buragaruka. Aho naho tubona imirimo y'Imana. Yapfuye inshuro nyinshi. Noneho ubwo nzababwira hirya gatoya indi part nzababwira noneho tugeze CHK umwana neza. Noneho bibazo nzababwira uburyo badutumye kandi ko kumufunga umwenge babonye tugeze CHK. Bakadutuma ngo tugashake, tubaza abantu bo muri Amerika turakabura, tubaza abantu bari Dubai turakabura, tubaza abantu bari mu bihugu bitandukanye turakabura. Baratubwira ngo ahantu honyine kari muri Suwede. Tumaze icyo gihe maze kugera muri 3 turi mu bitaro, amafaranga amaze kudushiraho, ibintu byose bimaze kudushiraho. Baratubwira ngo none kugashaka muri Suwede. Iyo utinze mu bitaro, yaba wowe kutureba uri mu bitaro urabizi, abantu baragusora ariko hari igihe kigeraho abantu noneho bagacogora. Cyari hageze mu gihe hagenda haza noneho abantu bazanywe n'Imana bake bake, Imana ihagurukije kugira ngo byongere turengere duhagarareho. Nzababwira ukuntu iyo patch ukuntu byagenze bajya kumubaga agapfa arapfa. Nzababwira ukuntu bamaze kumubaga icyumba bamushyizeho umwana wabanje n'ibinkundira. Umumama kanyemerera nzamuzana kuri kamera igitanda twa Tiago yagiyeho bamaze kumubaga. Uwo mumama we wihangane turagukunda ubwo umutekano nago nguvuze izina, ariko ndabizi ko dukunda dukurikirana. Hagaruka umwishima hejuru, ariko no kuvuga imirimo y'Imana kandi nawe abora bitubwira ati Imana yarabarengeye. Hari indirimbo ivuga ngo aho bandi baciye bagapfa niho njyewe naciye nkabaho. Icyo gihe umwana wacu icyo gitanda yagiyeho, umwana wakibanjeho yarapfuye, umusimbuye uwo mumama ahita apfa. Niho byabanje kudutinza. Uwo wacu ni wagiyeho ari uwa gatatu ava hari muzima. Numva n'amakuru ko akigiyeho bwa 4 adukurikiye nawe yahise apfa. Ibyo byose ni imirimo y'Imana yerekana ko Imana iriho, yerekana ko Imana ishobora byose. Muze na bya jambo ry'Imana nemera babwiye ngo najye mbabwire ko Imana yangiriye neza, ngo Imana yabarengeye. Yongera kubibutsa uburyo Imana yabarengeye ikabavana muri Egiputa, ikabambutsa inyanja, ikabageza i Kanani, ikabarengera mu bibazo bitandukanye bagiye bacamo. Ababwira ngo rero ibyo ntibibatere kwibagirwa imirimo y'Imana. Hari ukuntu abantu duteye turibagirwa muri iyi si. Umuntu ahura n'ibintu akahita yibagirwa ibintu byose Imana yabakoreye. Twababwiye gato ku buhamya bw'ubukwe bwacu uburyo Imana yaturengeye. Rero hari igihe twari kugera muri ibyo bibazo tukibagirwa ibitangaza Imana yadukoreye mu bukwe, tugatangira kwibagirwa Imana, tugatangira
kutita ku mirimo y'Imana, ariko Imana yaraturengeye, Imana iduhagararaho, Imana ituganira intambara tutari kwirwanirira. Icyo gihe bamaze kubona ibyo navuga ati rero gushaka tudushakira transfer ya CHK bakazajya kumubaga, nubwo nabwo batari gupfa kumubaga ibyo biro bitaragera, nabwo tubura igitanda tuguma aho twari turi, turahaguma tubura igitanda kubera abarwayi benshi baba bahari. Hanyuma turangije dukomeza gusenga Imana, ntitwacogora, dukomeza kwiringira Imana, dukomeza gusenga. Imana ishimwe kuri umubyeyi mwiza, Yesu wagize neza, Yesu urakomeye, Yesu urahambaye, Yesu ugira neza, Yesu ufite imbaraga, Yesu ufite ubutware. Ikindi kiganiro nzababwira urugero rwacu none rwa CHK, mbabwira ibyo byose uburyo yapfuye. Wowe dukorere subscribe, dukorere share na like, hanyuma nzaza noneho mbabwira urugendo noneho rwa CHK ukuntu byagenze, ukuntu ibaze umwana utariyongeraga ibiro kandi bagomba kumubaga uko abigize, bagomba kumubaga agize amezi 6, wibaze uburyo bamubaza amezi ataragera byagenze bite kandi ari ku itegeko ryavugaga. Hari Imana ijya inyuranya ibihe, hari Imana ijya ikora ibitangaza, hari Imana ijya ihoza amarira, hari Imana ijya yita ku bantu abandi babasize babatereranye, hari Imana ijya ibera umuryango umuntu ikakubera byose, igakora imirimo n'ibitangaza. Nta n'uwo ducyuriye, nta n'umuntu rwose tugira afite ikibazo. Wowe utaraje nta kibazo, Imana yarahabaye kandi niko byari kugenda. Nta nubwo ari itegeko kudusura, nta nubwo ari itegeko kuduha amafaranga, nta nubwo ari itegeko kutugeraho, oya, ahubwo uko byagenze niko Imana yabishakaga. Ariko ndi kugira mbabwire ngo aho abantu batabaye Imana yarahabaye, aho imiryango itabaye Imana yarahabaye, aho twebwe twatekerezaga ko birangiye niho Imana yaje igakora ibitangaza. Nzababwira uburyo umwana wacu yapfuye, nawe ari kuri icyo gitanda abandi bana bapfiragaho. Hari igihe turirimba indirimbo abantu batazumva, ukagenda muri korali cyangwa ukaririmba ngo abandi baciye bagapfa, ngo niho nanjye naciye nkabaho. Ariko ujye unatekereza ku bintu uri kuririmba. Twebwe aho ngaho abana nabibabwiye, uwa mbere yarapfuye, wa kabiri arapfa. Nzababwira ukuntu byagenze, umwana baramubaga. Nzababwira uburyo umwana wacu bamubaze avuye mu masengesho y'iminsi 3 kandi ari uruhinja. Ibyo byose ntabwo wabyumva, ariko nzabikubwira ubyumve, kubera ko ntago ari inkuru mbarirano, ahubwo ni inkuru mama yacu yatubayeho. Umwana iminsi 3 ayimara atonka, bajya kumubaga, baramubaga aragagara, arapfa. Nzababwira uburyo badusezereye fagitire, murayumva ukuntu yari ingana, aho twari imbere ho twishyuraga buri munsi, ariko CHK aho bakubarira utashye, batubariye badukubise fagitire, tubura amafaranga. Nabwo tugira Imana idukize, umwana arakize, badukubita fagitire amafaranga menshi. Amafaranga amaze kudushiraho tubura amafaranga, ku munota wanyuma Imana irayaduha. Iyo bagusezereye twabura amafaranga bajya kujyana ahantu. Imana nzababwira uburyo yagiye dushyigikira. Ubwo noneho ubutaha nzaza mbabwira ubwo rugendo rw'ibyo nshamake ndayibabwiye. Wowe kandi subscribe, komeze dukurikirane, tuzabwira imirimo y'Imana. Ariko nagira ngo nongere nsubire mu rya jambo ry'Imana noneho nahereye rivuga ngo mpera ko ndababwira ntimureba ko tumeze nabi, ku Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Ese ntimureba ko tumeze nabi? Ese ntimureba ko ibintu byahenze? Ntimureba ko ubuzima bugoye? Ntimureba ko abantu bahindutse? Ntimureba ko nawe umeze nabi? Ntureba ko nawe uri mu buzima bugoye? Nawe urabibona ko uri mu bihe bidasanzwe, uri mu gihe nawe kuba i Yerusalemu hari amatongo, nawe hari ibyabaye amatongo mu buzima bwawe, hari ibyo wabuze, hari ibikugoye. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Nehemiya arababwira ngo mbabwira ukuboko kw'Imana yanjye, nanjye ndi kubabwira Imana yanjye, Imana yacu twiboneye, Imana yacu yaturengeye, ngo kwangiriye neza. Imana ishimwe, kwangiriye neza. Mbabwira n'amagambo umwami yambwiye, baravuga ati nimuhaguruke noneho twubake. Nagira nkubwire ngo nawe noneho haguruka muri ako gahinda, haguruka muri ibyo
bibazo bigenda bikagutsikamira umutima ukiheba ugata ibyiringiro, nkugira nkubwire ngo hari Imana mu ijuru, nagira nkubwire ngo hari Imana ishoboye, nagira nkubwire ngo hari Imana ifite ubutware, hari Imana ifite ubudahangarwa mu buzima bwawe. Humura ukomere kandi wihangane, Imana irahari, Imana iri kumwe nawe kandi iragukunda. Reka dusenge Imana. Ibiri muri bwo mbabwinyi ibyiza byabwo murwifuze namwe, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Nsoje mbabwira ngo rero uru rurembo dusiganirwa iwacu ntabwo ari mu isi, iwacu ni mu ijuru. Reka dusenge Imana. Mana, turakubashye, tugushimiye ko uri umurengezi mwiza, tugushimiye ko uri Imana ishobora byose, uri Imana ihambaye, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi. Dusengeye imitima yose yari iri kutureba, twari turi kuvuga ya mirimo wadukoreye, twari turi kuvuga bwa bugira neza watugiriye, twari turi kuvuga ya neza watugiriye, twari turimo turavuga bwa buntu watugiriye bukomeye. Mwami Imana, nsengeye imitima yari iri kutureba, ongera ukomeze abantu bawe, bongere bagire ibyiringiro, bongere bakwizere, bongere bagukorere. Dore hari abantu bari baravuye mu murimo wawe bavuga ngo warabataye, bavuga ngo warabasize, bavuga ngo warabatereranye, bavuga ngo warabiba bavuga ngo warabibagiwe. Ariko Kristo, nongeye kubabwira ngo uri umugiraneza, nongeye kubabwira ngo uri Imana ikomeye, nongeye kubabwira ngo uri Imana itagihinduka, nongeye kubabwira ngo uri Imana. Ongera Mwami Imana, humuriza imitima yari yihebye, ongera utabara abantu nk'uko wadutabaye. Rengera abantu bari mu bitaro, dusengeye abantu bari hanze basowe mu nzu, dusengeye abantu barara baririra mu ngo, bafite ibiryo, bafite inzu ariko babuze amahoro mu rugo. Abo ndabasengeye ngo bongere bakugirira ibyiringiro, wongere ubaganirize, wongere ubasange, wongere ubabere Imana. Mwami Imana, reka wongere komeza umutima. Mwami Imana, nkuko waturengeye, ndabyibuka twabuze amafaranga yo kwishyura, turi kwibaza aho turayakura. Mwami Imana, nta mafaranga dufite, tukaguhamagara ukaturengera. Ndabyibuka umwana wacu apfa, dutangira kuvuga ngo ese Mana n'ibiki udukoreye, dutangira kwibaza ibibazo byinshi mu mitima, ariko uraseruka. Yo, ni benshi bagiye baducaho. Ndabyibuka turi sehashika ibitanda, kwa mbere nkabona umwana arapfuye, wari uri hirya yanjye nkabona arapfuye, kavuga ngo ni njyewe utayiwe, ariko ukaturengera. Ndabyibuka abaganga bari barabuze icyo bamukorera, hari aho byageze baza mu gitondo muri turu twebwe ntibatugereho kuko bari barabuze icyo kutubwira, ariko ukadusanga, ukaduhumuriza, ukadusanga, ukaturwanirira. Imana ishimwe.